bagabo ndashaka ngo utekereze yewe wa mugabo uri ahantu runaka wicaye ahantu ese ntacyo ubugoryi urakorera aho hantu wicaye ntacyo ubugoryi urakorera muri uwo mwanya Imana yaguteretsemo kandi ubwo bubasha Imana yaguhaye ukabukoresha mu bugoryi ukabukoresha mu bupfapfa ukabukoresha mu kurenganya Imana yarahagukiriye kurenganura Imana yarahagushyiriye gutunganya ibidatunganye guca imanza zitabera wahagera ukahakoresha iby'ubugoryi Yesu ahimbazwe cyane amen haleluya amen mu bagabo ngo muri abo bagabo batoranyamwo babiri b'ibigoryi ndashaka ngo abagabo badukurikiye batwumva muri iki gitondo utekereze wibaze neza mu byo ujya ukora ntaho ujya wicara nk'umugabo w'ikigoryi ugakora ubupfapfa bw'ubugoryi mu mwanya wagakoreyemo ibitunganye mu mwanya wagakoreyemo ibikiza ukica mu mwanya wakarenganuye ukarenganya Yesu ahimbazwe cyane amen haleluya amen birakwiye kugira ngo buri umwe wese turimo gusomera ijambo ry'Imana witekereze wishaka umwanya urimo waba uri umugore itekereza ku mwanya uhagazemo waba uri umugabo tekereza batoranya abagabo babiri b'ibigoryi ibi bigoryi biri mu wuhe mwanya bamaze gutoranya ibyo bigoryi umurongo wa 11 nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura n'abanyarurembo b'ibwami bose babigenje uko Yezebeli muka Ahabu yavuze yanditse mu izina rya Ahabu yabatumyeho nk'uko yanditse muri izo nzandiko yaboherereje zo yari yaboherereje Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen uko Yezebeli yari yandika mu izina rya Ahabu ngo abatware n'imfura n'abanyarurembo n'abashinzwe imirimo bose ngo abariko babyubahiriza na bya bigoryi by'ibigabo ariko kuba umugabo w'ikigoryi n'ukubona ishyano Yesu ashimwe cyane amen kuba umugabo w'ikigoryi n'uguhura n'ishyano mbuwa mufasha uragira ngo kugufasha we byamworohera abanyarwanda baravuze ngo nidukoma ngo nibakoma insyo bakome n'ingasiri uragira ngo kugira umugabo w'ikigoryi byose uguhura na Satani wabashyirira imbere y'abantu gukora iby'ubugoryi uragira ngo si ibyo bigoryi bibiri nta bagore byari bifite bari bahari bene data Yesu ahimbazwe cyane ariko wamufasha mwiza we biragukwiye kugira ngo ugire ubushishozi niba warahuye n'ibyago byo kunagira umugabo w'ikigoryi Imana yahagukiza ibibona mubera umufasha umukwiriye sha cyane bene data turashima Imana muri iki gitondo Imana nishimwe cyane yadushoboje kongera kuboneka muri uyu mwanya tugeze muri studio turashima Imana rero ku bwanyuma muteze amatwi turabizi ko hari benshi baba badukurikiranye Imana ibaha umugisha ni kwa kundi rero twebwe nkuko dusanzwe ni ngewe Businge Jennifer ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mugeni Scovia Nyagatare ukunda kudukurikirana aya masaha tuzanye ijambo ry'Imana nkunda kubabwira ko ijambo ry'Imana ari ubuzima kandi ari imbaraga kuryizeye rigira ibyo rikora mu buzima bwe rigira ibihome risenya rigira ibyo rigomba kubaka ariko cyane iyo uryizeye rero bene data nimwumva ijambo ry'Imana mujye mwizera ko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi ari rizima nibwo rizagira icyo rimara muri mwe rero tugiye kwakira umukozi w'Imana mu mwakire mutega amatwi Imana iduhane umugisha kari umukozi w'Imana nkuko tubishobojwe nayo akaba ariko tubutanga ndashima Imana yacu rero yuko yabidushoboje nkunda kubabwira ko atari ikiganiro ntabwo mba naje kuganira ahubwo mba naje kubabwira ubutumwa
banaje kubabwira iby'Imana yacu twifuzaho kandi n'ababihabwa uko baba bameze. Nyanumva abantu bakunda kutubwira mu dusengere kandi koko nibyo niyo mpamvu tuba turaha, ariko mujye muzirikana yuko ntabwo ari ibintu dukora mu mifuka yacu ngo tubitange. Wenda bibaye icyo umuntu yibitseho ukavuga ngo reka nterure mfashe mwene data, reka ngihe mwene data. Impamvu tuba turaha no kubabwira ubutumwa no kubwira abantu Imana igirira neza baribo, kuko Imana bo kugira neza irabazi, abiha ibyayo irabazi, ibi bisobanukiwe neza. Niyo mpamvu njya nkunda kubabwira ngo numenye Imana ujye ugerageza kumva waba ubizi neza, utekereze ko icyo utekereza ko wamenye ujye ushakisha umenye niba warakimenye neza, wumva ugisobanukiwe. Kandi ubaye utagisobanukiwe ukarwana intambara yo kugira ngo ushobore kubisobanukirwa neza, kugira ngo ibyo ukurikiye cyangwa ibyo wizeye bishobore kukugirira umumaro. Kubaye utabimenye neza ukabimenyaho agace ukagendana n'ako gace, ako gace gashobora kutakugeza aho washaka kugera. Ariko iyo urushijeho kugerageza ugakurikirana neza ukamenya neza, nibwo ushobora kubona inyungu z'ibyo wiringiye cyangwa ibyo wizeye ku Mana. Yesu ahimbazwe cyane. Imana yacu rero ni nziza. Ni bwa butumwa twabazaniye buvuga ngo Yesu Kristo uko yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora ibihe byose. Ntabwo ahinduka, ntahindukana n'ibihe, ntahindurwa n'ibibazo byatugezeho, ntahindurwa n'indwara ko zatugezeho. Icy'ingenzi tugomba kumenya yuko Yesu adahinduka, kugira ngo dushobore kugendana nawe mu kudahinduka kwe, kugira ngo tugendane nawe nuko natwe tudahinduka ahubwo tubaho ubuzima Imana itwifuzaho. Ndashima Imana rero yuko mugenda mutugaragariza yuko muba mwakurikiranye ijambo ry'Imana nk'uko tuba twashobojwe n'Imana kuritanga. Icyo nabasabira ni ukugira ngo murusheho kuryumvira kugira ngo dukizwe naryo. Kuryumvira kwacu nibyo bituma ijambo ry'Imana dukizwa naryo, cyangwa kugendera mu murongo waryo, kugenda mu mahame y'ijambo ry'Imana. Dukwiye kubaho ubuzima bugendera mu mahame y'ijambo ry'Imana. Ubushize twarahangaha tuvuga ku ijambo ry'Imana, ariko kubigendanye n'abagore cyangwa n'ingo, n'ubu ntabwo turi bujye hirya yabyo. Niryo tukiriho, niryo tugikomejanyije naryo. Abantu bubatse ngo mukwiye kudufasha cyane kugira ngo mushobore gukurikirana, kuko ni inyungu zanyu bwite, ntabwo ari inyungu z'umuntu uwo ari we wese, kuko iyo ukoze ibyiza kenshi bijya kugirira abandi neza ari we byabanjeho. Ni inyungu zacu rero kugira ngo dukore ibintu neza, tubyumve neza kandi tubikore neza. Twubaka amago yacu kandi tuyubake neza, tubane n'abagore bacu n'abagabo bacu kandi tubane nabo neza, tubane nabo mu mahoro, tubane nabo mu bwumvikane, mu bwuzuzanye. Ntabwo ari mu buringanira, ahubwo ni mu bwuzuzanye. Dukwiye kuba twuzuzanya. Hari ijambo dukunda gukoresha ngo ni uburenganzira bwanjye, ariko njya nibaza ngo mu busanzwe tugiye kubishyira mu Kinyarwanda, ubundi umuntu iyo arenze inzira biba bimwerekeza hehe? Iyo wumva wambaye imbaraga zo kurenga inzira, uburenganzira, ndarenga inzira, ni uburenganzira bwanjye. Ese nurenga inzira utekereza yuko uri bugerehe mwene data? Reka rero kurwana intambara yo kurenga aho wari ukwiye guhagarara. Emera ube mu mwanya wawe n'undi abe mu mwanya we kugira ngo mushobore kuzuzanya. Niyo mpamvu Imana yabahuje, no kugira ngo mufashanye, no kugira ngo mwuzuzanye. Ntabwo ari ukurenga umurongo runaka, ntabwo ari ukurengera runaka, ahubwo Imana yabahuje kugira ngo mwuzuzanye. Twasomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana irebye ibona ntabwo ari byiza uko uyu mugabo aba wenyine, ingwe imushakira umufasha umukwiriye. Ese urakwiriye mwene data? Yesu ashimwe cyane. Reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana y'abizera yandokoye ituye mu gihugu cyo mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kuguha icyubahiro igitondo cy'uyu munsi, byiringiro by'abizera. Ndi kuri iyi mikoro gitare kisunzwe n'amahanga. Nzi neza ko ndi bukurikiranwe n'abagabo n'abagore batandukanye, Uwiteka Imana Nyiringabo, n'abasore n'inkumi n'abandi bose bari mu cyerekezo cyo kubaka ingo, byiringiro by'abizera. Urugo n'umugisha kuko ari we warutangije, mwana w'intama w'Imana w'ikinege. Ndagusabye Mana nkorera isumba ijuru n'isi, ngo jye ubwanjye uri ku mikoro, byiringiro by'agakiza kanjye. Mwami nyaguhora ku ngoma, ntabwo ubwanjye nabasha kubisobanura, umwuka wera atashoboje. Ndagusaba ngo umwuka wera w'imbaraga abari usobanurira aba bantu bankurikiye, Uwiteka Mwami, abari we byiringiro by'abakwizera,
ukingura amatwi yabo y'imitima nagaragara Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo babashe kwakira ijambo ryawe kandi babashe kubaka amago yabo neza babane n'abagore baba amahoro n'abagabo babo. Uwiteka Mana yandoko isumba ijuru n'isi, ntacyo nakora ku rugo utagikoze Mwami Yesu. Ndasaba ngo ukore ku mitima y'aba bagabo n'abagore Mana Nyiringabo, ikora ibitangaza n'ibikomeye. Ndaguhamagaye nk'Imana yatangije umuryango, ndaguhamagaye nk'Imana yatangije urugo, ndaguhamagaye nk'Imana yahuje Adamu na Eva. Nyaguhora ku ngoma Imana isumba ijuru n'isi, ngwino ubane natwe kano kanya kuri iyi mikoro. Byiringiro by'amasezerano urangurure matwe y'abadukurikiye kugira ngo bahabwe umugisha Uwiteka Imana Nyiringabo. Ingo Satani yaramaze gusenya no gukambura zongere zubakike kuko uri Imana y'ibitangaza. Uwiteka Imana isumba ijuru n'isi, ababyeyi barananirwa Uwiteka Mana y'isi n'ijuru, abashumba barananirwa. Nyaguhora ku ngoma Imana y'abizera, ni wewe wenyine utananirwa, ni wewe wenyine ubasha guhindura imitima Mwami Imana yacu y'abagize izingo zirimo gusenyuka. Byiringiro by'amasezerano kugira ngo ugire icyo ukora kandi ugire icyo uhindura. Ndasenze byiringiro by'abizera, ndasaba ngo Umwuka Wera bane natwe kano kanya kugira ngo afashe abadukurikiye izina ry'Imana yacu rihimbazwe. Mbisabye mu izina rya Kristo Umwami wacu, amen. Urakoze Yesu. Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba mbere 21. Turahera ku murongo wa mbere. Imana y'Isiraheli duhana umugisha mukurikirana ijambo ry'Imana akaba dusomere. Sashimwe cyane. Amen. Avuze ko ijambo riri mu gitabo cy'Abami ba mbere murongo igice cya 21 umutwe w'amagambo aravuga ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umutwe w'amagambo uratubwiye ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Ahabu uyu yari umwami, uyu mugabo ntacyo yarabuze, ntacyo yarakennye, ariko hari ubukene bukomeye cyane mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Mu bigaragara cyangwa bifatika Ahabu nta bukene yari afite. Mu by'amaso abasha kure nta n'uwatekereza yuko akwiye kugira icyo akena, ariko Ahabu uyu yari afite ubukene kandi bujya bugirwa n'abantu batandukanye batari bamwe, bikabakururira ikintu kitari cyiza kubera ubukene afite ahantu bwicaye ahantu muri we bukamutera gukora icyo atarakwiriye gukora. Yesu ashimwe cyane. Turimo kuvuga ibingibi turavuga turacyari kungo nk'ubushize. Ese mwene data w'umugore cyangwa umugabo, wa mugore we Imana yaguhaye umugabo kugira ngo umubere umufasha, umufashe mu byo ahura nabyo, umufashe mu byo anyuramo, umufashe mu mitekerereze ye, umufashe mu mikorere ye, umushyigikire, umugire inama. Yesu ahimbazwe cyane. Niyo mpamvu katanga kambere ijambo ry'Imana ryaratubwiye ngo Imana ibona uko uyu mugabo adakwiye kuba wenyine, imushakira umufasha. Ngo kandi uyu mufasha yamushakiye yari umufasha umukwiriye, waje ukwiriye mwene data. Waba umugore tekereza ko waje muri urwo rugo ukwiriye. Yewe wa mugabo we nawe ukwiye gutekereza ko uwo mugore Imana yaguhaye niwe ugukwiriye, ariko mu mibanire yanyu mubana mute, mufashanya mute. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo ijambo ry'Imana atubwiye ngo yashatse kunyaga. Turaza kumva uwo ari we uko tugenda dusoma ijambo ry'Imana cyangwa turanamuzi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yesu aduhana umugisha. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Yezereli. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Yezereli. Yari afite uruzabibu i-Yezereli. Yari afite uruzabibu rwe kuri uwo musozi w'Yezereli, hafi y'ubwami kwa Ahabu umwami w'i Samariya. Ngo rwari rutuye hafi y'ubwami. Haleluya. Amen. Urwo ruzabibu rwa Naboti rwari rutuye hafi y'ubwami bwa Ahabu i-Yezereli. Ahabu yari umwami, ariko turaza kumva ingaruka zamubayeho kubw'ubukene yari afite mu mutima n'umufasha yari afite. Yari yarahawe nk'ukwiriye, n'uburyo yagiye amufasha nuko byabagendekeye. Uyu mugabo yari umwami, ariko yari umwami ufite ubukene mu mutima.
umurongo wa kane avuga ngo Ahabu abwira Naboti ati ngo Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe. mpa uruzabibu rwawe. Ahabu umwami asaba Naboti uruzabibu, mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Haleluya. Amen. Mpa uruzabibu rwawe kugira ngo ndugire igihambo cy'imboga kuko ni hafi y'iwanjye. Ariko ndibaza, uru ruzabibu rwa Naboti rwari rwarazengurutse urugo rwa Ahabu, rurarufata rurarugota, noneho Ahabu yu aragenda atura hagati mu ruzabibu rwa Naboti. Yesu ahimbazwe cyane. Ubukene bwo mu mutima ni ikintu kibi cyane. Uyu mugabo yari afite kwifuza kubi, yari afite ubukene bubi, ubukene bwo mu mutima. Ngo aramubwira ngo rumpe nduteremo imboga kuko nirwo ruri hafi yanjye. Ese uru ruzabibu naribajije, nangwa n'ubu ndibaza ngo uyu mugabo rwari rwaramuzengurutse aragenda ruturamo hagati ku buryo nta ruhande nyibura rwari ruhari yatera izo mboga yarakeneye gutera atagize ubukene bw'uruzabibu rwa Naboti. Nzaguha urundi ruzabibu ruruta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo ku ifeza. Yesu ashimwe cyane. Nzaguha urundi ruruta ubwiza. Ese ko rwarutaga ubwiza, ko rwari rwiza cyane we yarugumana? Cyangwa wenda nzaguha n'ibiguzi wenda birenze, ariko ngo utware uru ruzabibu. Yesu ashimwe cyane. Ubukene bwo mu mutima ni ikintu kibi cyane. Umurongo wa 3 Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Haleluya. Ahura n'umugabo wanyuzwe mu mutima, wari uzi icyo ari cyo, wari uzi n'icyo gukora. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo aramubwira ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha uruzabibu rwanjye, kuko impamvu nta ruguhanuye. Niyo waba wampaye urunini ruruta, niyo waba wampaye urugwiza nk'uko ubivuga, niyo wampa ibindi biguzi byarwo, biragatsindwa n'Uwiteka. Ntabwo natanga gakondo y'abasogokuruza. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ahura n'umugabo uhagarara ku mahame. Nubwo hari abatagira amahame mu buzima bwabo, bahora bameze nk'ibiti bihuha n'umuyaga, ariko haba hari abandi bashinze ibirindiro. Hari abandi bahagarara ku mahame bagatsimbarara ku cyo bari cyo, akumva ntakwiye gutesha agaciro icyo ari cyo. Kandi burya gutesha agaciro icyo uri cyo ntabwo nzi izina nabyita, ntabwo ubuze uwuriwe. Yesu ashimwe. Umurongo wa 4 maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari. Ahabu yumvise amagambo Naboti amushubije, ngo ataha afite agahinda. Ntabwo yitekerejeho ngo atekereze uwo ari we, arebe n'uwasaba. Aho kugira ngo yitekerezeho arebe n'uwasaba uwo ari we, ngo wataha afite agahinda, arababara, ababajwe n'uko Naboti yanze gutanga gakondo y'abasekuru. Kubw'ijambo Naboti w'Yezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Ngo ababazwa n'ijambo Naboti yahagazeho akamubwira ati sinaguha gakondo y'abasogokuru, ntabwo nabikora. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure, yanga kugira icyo afungura. Aryama ku gisasiro cye ngo yerekeye ivure, yanga no kugira ikintu afata ageze iwe, ngo yanga kugira icyo afungura. Aryama areba ku nzu, agahinda ari kose, umubabaro wenda kumusatura umutima kubw'uruzabibu rwa Naboti. Hanyuma umugore wa Yezebeli araza aramubaza ati niki kiguteye agahinda kikakubuza kurya? Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndashaka ngo aho muhakurikira abagore mube hafi cyane. Umugore we ngo araza asanga yerekeye ivure, agahinda ni kose, arahumeka insigane, umutima urenda kumubarura igituza, ntabwo ariho, yanze kurya, yanze kunywa, yababaye arenda nko gupfa. Umugore we amubaza ikibazo yagize. Yesu ashimwe cyane. Urabona iyo ubana n'umuntu ubuzi amatwara ye yose, iyo aje yishimye n'iyo aje ababaye byose ububizi.
iyo yagize ikibazo cyangwa atakigize byose ububizi, ngo amubonye abonye ukuntu aryamye n'ukuntu ameze, amubaza ikibazo yagize. Amaze kumubaza, umurongo wa 6 nawe aramusubiza ati, umugabo aramusubiza ati, nuko navuganye na Naboti w'Iyezereli, nkamubwira nti mu ruzabibu rwawe turugura ifeza, cyangwa washaka naguha urundi, cyangwa ushatse naguhereza n'urundi mu cyimbo cyarwo, mu cyimbo cy'uru ushaka kumpereza. nawe akansubiza, Naboti nawe aransubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. ntabwo nakora ayo makosa yo kuguha uruzabibu rwanjye, ubaye umpaye ibirenze ibyo wampa ibiguzi ibyo ari byo byose, ntabwo naguha uruzabibu rwanjye. Komeza. Murongo wa 7, umugore weze Beri aramubwira ati, dorere ntutegeke ubwami bwa Isiraheli, byuka ufungure ushira agahinda, n'igihe uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umva wamufasha, tega amatwi wumve wamufasha we. Umugabo agushyitseho n'ibibazo n'ingorane n'akaga kose n'ibyo yahuye nabyo. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ngo amugezeho amubaza ibyo yagombaga kumubaza, undi nawe aramusubiza amubwira ikibazo yahuye nacyo. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Yaza kuba umufasha mwiza, aba yaramukirije, ariko aho yakabaye amukiriza niho yamwiciye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo aramubwira ati, icecekere, ibyo byonyine nibyo byakubujije kurya no kunywa, ntabwo ari wowe utegeka ubwami bwa Isiraheli, ukwiye kubuzwa kurya no kunywa na Naboti w'Iyezereli. Hallelujah. Amen. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Iyo abundi aba yaramukirije aha. Kuri uyu murongo wa 7 niho Yezebeli yari afitiye imbaraga zo gukiza Ahabu, ariko niho yakoreshereje imbaraga zo kumwicira. Ngo aramubwira ati, byuka urye, byuka unywe, ni wowe utegeka ubwami bwa Isiraheli, ntabwo ukwiye kubuzwa kurya no kunywa na Naboti w'Iyezereli. Tuza uru ruzabibu n'ugiye uzaruguha. Ariko ubundi wa mugabo wowe utekereza yuko ibyakunaniye utashoboye kuba watunganyije, kuki we watekereza yuko uyu mugore ari bubishobore? Ese kuki utabanza no kumenya uburyo ari bubikore? Nibura ngo unamubaza uti, ese wowe uri bukoresha izihe mbaraga, urakoresha ubuhe bwenge? Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Uyu ko Imana yamuguhaye kugira ngo mufashanye, kugira ngo agufashe mu bitekerezo, mufashanye, mugirane inama. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Nibaza impamvu uyu mugabo atabajije uyu mugore we ubwenge ari bukoreshe, n'ibwenge cyuri bukoreshe, nizihe mbaraga uri bukoreshe kugira ngo bashobore kujya inama y'icyo bari bukore. Kuko niyo mpamvu Imana yabagize babiri. Ngo Imana yaroye umugabo iravuga ngo si byiza kuba wenyine, imuha umugore wari umukwiriye, umufasha umukwiriye, bafashanye mu bitekerezo, bungurana inama. Ariko hari Ahabu yaratsinzwe, ari Yezebeli biba kimwe, ibintu biba bibi, turaza kumva kubona umusaruro bakuyemo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Murongo wa 8, ahera ko yandika inzandiko mu izina rya Ahabu, azifatanisha ikimenyetso cye, azoherereza abatware b'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo, nimutegeke abantu biyiriza ubusa, maze mushyire Naboti imbere yabo, imbere ye muhashyira abagabo 2 b'ibigoryi, bamushinje bati, watutse Imana n'umwami. Nuko muhere ko mumujyane, mujye kumutera amabuye mu mwici. Yesu ashimwe cyane. Amen. 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 Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye kuba umufasha, uretse yuko bishoboka. Birashoboka ko ushobora kuba umufasha mwiza, ukaba ukwiriye uw'Imana yaguhaye kugira ngo umufashe, kandi ukamufasha mu buryo bwiza bwakugenewe. Biranashoboka yuko ushobora kureba nabi uwo wakabaye ufasha kugira ngo agere ku ntego z'ibyiza,
ukamushora, kandi iyo wamaze kumushora ntabwo agenda wenyine, murajyana, kuko n'abanyarwanda baravuze burya ngo aho amazi agiye n'amabuye ntibisigana. Menya yuko niba uyu mugabo umwijije mu kaga, ntabwo ako kaga kazagusiga. Nuba umwijije mu kibazo muzakibanamo kuko muri kumwe, kandi nunamufasha ukamugira inama nziza mu kuzuzanya mu bitekerezo no mu mikorere iyo ari yo yose, bizabafasha mwese, bizabagirira akamaro mwese. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ngo uyu mugore amubwira ati cecekere ndabigutunganyiriza, yandika inzandiko mu izina ry'umugabo we Ahabu, yohereza mu ntara zose, ngo no mu baturanyi ba Naboti, ngo aravuga ati nimwiyirize ubusa mu batware no mu mfura. Ariko izo mfura zari zikiri, izo ntizari zabutakaje. Ese abo batware bo byari biteye bite? Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo yohereza izo nzandiko, ngo ategeka yuko abantu biyiriza ubusa, mwiyiriza ubusa, ngo nibarangiza bazane Naboti bamushyira imbere yabo, imbere y'abiyirije ubusa ni hazantare bahuje na Daniyeli. Mwiyiriza ubusa, nibarangiza babashyire imbere ya Naboti, imbere ya Naboti bahashyira abagabo babiri b'ibigoryi. Burya mu bagabo habamwe ibigoryi bene data. Utinye iki ijambo ry'Imana ryahamije? Ese ndaribajije nangwa n'ubu ndibaza, aba bagabo babiri b'ibigoryi bavugwa ni ibigoryi bya bindi tubona bigenda muhanda bicira inkonda, ni ibigoryi bigenda byambaye ubusa, ni ibigoryi bigenda biterana amabuye? Birakomeye. Cyangwa ni ibigoryi byambaye amakaruvati, ni ibigoryi byicaye ahantu mu biro, ni ibigoryi bibasha kugoreka ibitunganye bikabigira ibidatunganye, ni ibigoryi bibasha kugoreka ukuri bikaguhindura ibinyoma. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo batoranye abagabo babiri b'ibigoryi bagushinja Naboti ibinyoma. Aba bagabo ndashaka ngo utekereze, yewe wa mugabo uri ahantu runaka, wicaye ahantu, ese ntacyo ubugoryi urakorera aho hantu wicaye? Ntacyo ubugoryi urakorera muri uwo mwanya Imana yaguteretsemo, kandi ubwo bubasha Imana yaguhaye ukabukoresha mu bugoryi, ukabukoresha mu bupfapfa, ukabukoresha mu kurenganya. Imana yarahagushyiriye kurenganura, Imana yarahagushyiriye gutunganya ibidatunganye, guca imanza zitabera, wahagera ukahakoresha iby'ubugoryi. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Mu bagabo ngo muri abo bagabo batoranyamwo babiri b'ibigoryi. Ndashaka ngo abagabo badukurikiye batwumva muri iki gitondo utekereze, wibaze neza mu byo ujya ukora, ntaho ujya wicara nk'umugabo w'ikigoryi, ugakora ubupfapfa bw'ubugoryi mu mwanya wagakoreyemo ibitunganye, mu mwanya wagakoreyemo ibikiza ukica, mu mwanya wakarenganuye ukarenganya. Yesu ahimbazwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Birakwiye kugira ngo buri umwe wese turimo gusomera ijambo ry'Imana witekereze, wishaka umwanya urimo. Waba uri umugore, itekereza ku mwanya uhagazemo. Waba uri umugabo, tekereza. Batoranya abagabo babiri b'ibigoryi. Ibi bigoryi biri mu wuhe mwanya? Bamaze gutoranya ibyo bigoryi. Umurongo wa 11. Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura, abatware bo mu murwa n'ab'imfura n'abanyarurembo b'ibwami bose babigenza uko Yezebeli babigenjeje uko Yezebeli muka Ahabu yavuze, yanditse mu izina rya Ahabu yabatumyeho, nk'uko yanditse muri izo nzandiko, nk'uko yari yanditse muri izo nzandiko yaboherereje, zo yari yaboherereje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Uko Yezebeli yari yandika mu izina rya Ahabu, ngo abatware n'imfura n'abanyarurembo n'abashinzwe imirimo bose ngo abariko babyubahiriza na bya bigoryi by'ibigabo, ariko kuba umugabo w'ikigoryi ni ukubona ishyano. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuba umugabo w'ikigoryi ni uguhura n'ishyano. Mbuwa mufasha uragira ngo kugufasha we byamworohera,
abanyarwanda baravuze ngo nidukoma ngo nibakoma insyo bakome n'ingasire. Uragira ngo kugira umugabo w'ikigoryi byose uguhura na satani wabashyirira imbere y'abantu gukora iby'ubugoryi. Uragira ngo si ibyo bigoryi bibiri nta bagore byari bifite, bari bahari bene data. Yesu ahimbazwe cyane. Ariko wamufasha mwiza we, biragukwiye kugira ngo ugire ubushishozi. Niba warahuye n'ibyago byo kunagira umugabo w'ikigoryi, Imana yahagukiza ibibona, mubera umufasha umukwiriye sha, umugira inama nk'uko uyobowe n'Imana. Yesu ahimbazwe cyane. Ugerageze ugoragoze nubwo ari ikigoryi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntibishoboka yuko Imana yaguha ikigeragezo kirenze uko wizera. Imana yagukize muri uwo mwanya, yabonaga yuko uzashobora kubikora. Nuhatsindirwa nawe uzaba utsinzwe. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana yamuguhaye kugira ngo umufashe, umubere umufasha kandi umukwiriye, nawe umufashe mu byahura nabyo. Amen. Murongo wa 12, bategeka abantu kwiyiriza ubusa. Bategeka abantu kwiyiriza ubusa, bati nimwiyiriza ubusa. Babashyira na boti imbere yabo. Bamaze kubabwira kwiyiriza ubusa ngo bashorere uyu mugabo na boti nta mpamvu w'inzira karengane, bamushyira imbere y'izo ntare zishonje. Maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicara imbere. Byari bikomeye. Bagabo babiri b'ibigoryi barabakiriye, barinjiye babaha udutebe, babaha intebe. Reba ibyo bigoryi byicajwe imbere y'imfura n'abatware. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ese ibyo bigoryi urabona bimeze biti? Ngo babishyira imbere ya Naboti. Bitangira gukora inshingano zabyo z'ubugoryi. B'ibigoryi babicara imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti, bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami. Yesu ashimwe cyane. Abo bagabo b'ibigoryi batagira ubwenge, bashinja abantu ibinyoma. Yesu ashimwe cyane. Ese mwene data udukurikiye, ndashaka ngo tukivuga ibya Naboti na Ahabu na Yezebeli, utangire wewe witekerezeho nawe ubwawe. Ese wowe nta hantu wari wicara ngo utangire gushinja abantu ibyo utazi bitari ukuri? Yesu ashimwe cyane. Ubyemeze ubihagarareho. Niba warabikoze, wari ukwiye kwihana ubwo bugoryi bwawe, kuko uri umugabo w'ikigoryi. Nubwo waba uri umugore ukaba ufite umwanya washyizwemo wo kumenya, wo gutandukanya ukuri n'ikinyoma, hanyuma akaba atari kubikora, uri umuhamya w'ibinyoma, uri umupfapfa, uri ikigoryi. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wese uhamenya ibitari byo, uri ikigoryi mwene data. Wari ukwiye gukura ibishimwa mu bigawa, kuko aho Imana yahagukiriye kuba akanwa k'Imana ngo utandukanye ukuri n'ikinyoma. Ngo aba bagabo b'ibigoryi barahagarara bashinja Naboti ibinyoma, bati Naboti yatutse Imana atuka umwami. Yesu ahimbazwe cyane. Barangije baramukurubana, baramutwaye, bamwicisha amabuye, bamukubita amabuye, baramwica. Yesu ashimwe cyane. Turihuta kwera amasaha. Yesu ahimbazwe cyane. Uwo mwanya baramusumira, bamuvana mu murwa, bamutera amabuye arapfa. Uwo mwanya ntibashidikanyije, abagabo b'ibigoryi baramwicisha zira karengane, baramusumira, baramukurubana, bamutwara inyuma y'umurwa, bamutera amabuye, baramwica. Izo ngaruka zose mumenye yuko ziri kumufasha mubi wa Ahabu, umugore witwa Yezebeli, umugore mubi cyane. Baherako batuma kuri Yezebeli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Baherako batuma kuri wa mugore mubi, ngo baramubwira bati intego zawe zasohoye, umugambi wawe wagezweho, Naboti ubu yapfuye. Ajya guhumuriza umugabo we. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu rwa Naboti
uyezereri yangaga ko mugura ntakiriho yapfuye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ngo aramubwira ati haguruka, ariko ndibaza kuri uyu mwami mfite utuntu mwibazaho. Ngo aramubwira ati haguruka ujye muri rwa ruzabibu rwa Naboti yakwimaga. Yanze uko amurugura, yanze kumuhamwa ibiguzi, ariko haguruka noneho ugende urutware, kuko ubu Naboti ntakiriho yapfuye. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ntabwo Ahabu yiriwe abaza ati byagenze biti, arahaguruka arirukanka ajya mu minyago. Erega burya muyijyamo Uwiteka areba. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muyijyamo Imana ya Isiraheli ireba, mugaca imanza mukarenganya, ariko Imana isumba ijuru n'isi itarenganya irareba. Yesu ahimbazwe cyane. Ngo arahaguruka aragenda akidagadura akishima yuko abonye iminyago, arabirutwaye arishima, arashima yuko afite umugore w'igitangaza, umugore uzi ubwenge, umugore umuhaye uruzabibu. Naboti yari yamwimye. Reka twumve uko byamugendekeye. Murongo wa 16. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye, arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli kuruzungura. Yesu ashimwe cyane. Ngo amaze kumenya amakuru amugezeho yuko Naboti atakiriho, arahaguruka aragiye arishimye n'umunezero mwinshi, afite umugore w'igitangaza. Yewe wa mugabo we mwene data, niba ufite umugore uteye uryo, reka nkubwire ngo witegura akaga nk'akahabu. Utabyishima, utanezezwa nabyo, ufite akaga nk'akahabu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muri iki gihe yahagurutse yishimye anezerewe, ashima ubutwari bw'umugore, ariko nyuma byaje kugaragara yuko ibintu bitari byiza, kuko hari Imana yicaye mu ijuru ireba ubwo bugome n'uburiganya bumeze butyo bw'abantu bahawe ibisaze, ariko ntibanyurwe nabyo, bakanezezwa no guhora Naboti akantu ke gato cyane, nawe wenda katari kanamuhagisha. Agera yajya kuzungura arishima. Hano turakomeza n'umutwe w'amagambo uvuga ngo Eliya atumwa kuvuma Ahabu. Icyo gihe Imana ya Isiraheli yarabakurikiranaga. Imana ya mu gihugu cya Isiraheli, Ahabu yarabereye umwami, yarabikurikiranaga byose. Haleluya. Ngo bamaze kumwica, Ahabu yishimira mu ruzabibu rwa Naboti, Uwiteka Imana ya Isiraheli ituma umukozi wa Eliya, nkuko nanjye mu gitondo cy'uyu munsi ndimo kukugezaho ubutumwa mwene data. Byari byiza kugira ngo nubwumva ubwumvire, kugira ngo bugukize, utari waba umugore umeze nka Yezebeli, cyangwa umugabo umeze nka Ahabu, cyangwa umeze nk'abagabo b'ibigoryi bashinja abandi ibinyoma bakabaziza akarengane. Yesu ashimwe cyane. Amen. Murongo wa 17. Ubwo ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya. Ijambo ry'Uwiteka rigira kuri Eliya Uwiteshubi riti, haguruka umanuke. Haguruka nonaha umanuke, usange Ahabu umwami w'Abisiraheli. Usanga Ahabu umwami w'Abisiraheli utuye Samariya, ubu ari mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuruzungura. Musanga hatuye Samari, ubu yamaze kugera mu ruzabibu rwa Naboti yagiye kuzungura. Birakomeye cyane. Nimurebe umwami ujya kuzungura Naboti, umwami w'Abisiraheli wagiye kuzungura Naboti. Genda umugereho, nkamugezeho. Umubwire uti Uwiteka aravuze ngo, nuko urishe urazunguye. Nukurisha Ahabu we, none urazunguye. Maze umubwire uti umva uko Uwiteka avuga. Tega amatwi wa muntu udukurikiye we, umva ijambo ry'Imana icyo rikubwira. Ubu turasoma ijambo ry'Imana, ariko ntabwo tubwira Ahabu, ntabwo tubwira Yezebeli, turabwira wowe udukurikiye, kugira ngo ushobore kumenya uburyo witwara mu gihe cyawe, imibanire yawe n'abandi, uwo ari we wese, urwego waba uriho urwo ari rwo rwose, ukwiye kurugiranaho imibanire n'abo mubanye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Waba uri umuyobozi ukagira imibanire n'abo uyobora, waba uri umuyoborwa ukamenya uburyo ubana n'abandi, kuko umuntu uwo ari we wese ukwiye kubaho ubuzima busobanutse.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubuzima budasobanutse nibwo ijambo ry'Imana ryatubwiye ko bahisemo abagabo babiri b'ibigoryi. Abagabo babiri b'ibigoryi ni abandi bita kanaka, reka duhamagare kanaka niwe utajya ugira icyo atinya. Yewe rudatinya we, tegerezaho kudatinya, haraho kuzakwerekeza utashobora kwibohora muri iyo ngoyi. Kanaka niwe utatinya ibi, kanaka niwe utatinya ibi. Yesu ashimwe cyane. Aha abandi kanaka we ntabwo yahahagara n'intinya amaso. Nimuhamagare kanaka. Yewe wa mugabo w'ikigoryi we, utagira ibyo utinya ugahangara n'ibidahangarwa. maze yamubwira uti umva uko Uwiteka avuga, aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizarigatira n'ayawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Maze umubwira uti urisha urazunguye, ariko atega amatwi wumva icyo Uwiteka avuga. Aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti yicishijwe amabuye, nawe zizaharigatira yawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Burya ngo icyo ukamiyemo abandi nawe ugikamirwamo, icyo uteza abandi nicyo ukamirwamo. Reka nkubwire, imigambi ufite mu mutima wawe ntabwo nawe izabura kugusohozaho. Iyo yabiriye yose, niba ari imyiza izagusohoraho, niba ari imibi nabyo bizagusohoraho. Umurimo wawe wose uzawuhemberwa. Murongo wa 20. Ahabu abwira Eliya ati urambonye ga wa mwanzi wanjye we. Ngo Ahabu abwira Eliya turambonye ga wa mwanzi wanjye we, urambonye. Nawe ati ndakubonye koko, kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Ngo aramubwira ati ndakubonye koko nk'uko ubivuze, kuko wiguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka. Igihe cyose uzabona ukora ibyangwa n'Uwiteka, jya umenya yuko aho wiyegurira, aho ngaho icyo cyerekezo ufashe nta ngaruka nziza uzigera ukurayo. Uko ubona urushaho kwinjira mu bitanezeza Imana, urarushaho kwigira intwari yo gukora ibibi, urarushaho kwigira intwari yo gukora ibyangwa n'Uwiteka. Reka nkubwire mwene data, ingaruka ziragutegereje. Kandi burya ushobora kwanga kwemera ukuri, ushobora kwanga kwemera inama, ushobora kwanga kuyoborwa, ariko ingaruka ziyo zije ntabwo uzigisha impaka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ingaruka ziyo zije ntabwo uzibwira ngo woya, ntabwo uhana nazo. Iyo zikomanze ziba zarangije kwinjira, ntacyo uba ucyongeraho. Niyo mpamvu nakugira inama yo kumvira ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa yo kumvira inama bigishoboka bikemera, kuko aho bizagera bitemera ntabwo wabikumira ngo bikwemerere. Umva nzakuzanira ibyago ngutsembe rwose. Nzakuzanira ibyago bigutsemba, ko n'akanwa k'Imana kabivuze. Ese ko bivuzwe n'Uwiteka uzabikizwa nande? Uzatabaza nde? Uzarengerwa nande? Ninde uzagukingira ikibaba? Uzabigira ute? Ko ari Uwiteka Imana ibivuze. Nzamara umuhungu wese kuri Ahabu, nzamara umuhungu wese kuri Ahabu, uw'imbata n'uw'umudendezo, uw'imbata n'uw'umudendezo nzabatsemba bose mu Bisiraheli. Mu Bisiraheli. Ariko Mwami Yesu, komeza. Nzahindura inzu yawe nk'iya Yerobowamu mwene Nebati, kandi nk'iya Basha mwene Ahiya, kuko wandakaje. Kuko warakaje Imana, ukoshya Abisiraheli ngo bacumure. Kuko warakaje Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kuko ukora ibibi ukabyoshya no gukora no kugira ngo abandi babikore. Uyu mugore Yezebeli yakoze ishyano muri Isiraheli. Amaze gukora ishyano, amaze gutsemba umugabo we, atsemba n'Abisiraheli, aboshya no gukora ibirutaho. Ashyiraho n'indarikwa, arararika, bafatanya icyaha, bose bahurira mu cyaha cyo kurenganya Naboti, bamuhora ubusa. Yesu ashimwe cyane. Naramubwira ati ingaruka zabyo zizakugeranaho n'Abisiraheli, kubera impamvu ni iyi: nzatsemba umuhungu iwawe, yaba uw'imbata cyangwa uw'umudendezo, bose nzabatsemba. Yesu ashimwe cyane. Kuko woheje Abisiraheli gukora ibyaha, kuko wakoze icyaha ukoshya n'abatari babifite mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Mwene data,
yaba ari wowe wohejwe wemera koshywa ingaruka z'ibyaha zizakugeraho. Yesu ashimwe cyane. amen yaba ari wowe wagitangiye weho uri rwishigishira uzarusoma. Imana yo mu ijuru ihimbazwe cyane. amen Bene data nabasabaga ngo mumenye uburyo mukwiye kwitwara mu gihe cyanyu. Menya kurinda igihe cyawe. Igihe cyawe n'igihe cyawe ukwiye gufata neza kandi ukwiye gukoresha neza. Yaba ari umugore cyangwa uri umugabo wari ukwiye kurinda igihe cyawe kugira ngo utazagira ingaruka zigiturukaho. Kuko nudakora neza uzabihorwa kandi mu kubihorwa kwawe bizagira n'ingaruka ku bandi. Yesu ahimbazwe cyane. amen Hallelujah. amen Twitekerezeho rero twe gukora nk'abagabo b'ibigoryi kandi twe gukora nk'abagore badafite umurongo, ahubwo ubura umufasha mwiza. Ubura umufasha mwiza. Waba waragize ibyago byo kugira umugabo umeze nko muri abo babiri. Ihangane, kora inshingano zawe. Nawe wa mugabo we reka kwemera koshywa no kuba nk'umugabo w'ikigoryi. Ishishoza, wipfa kwemera inama utamaze kumenya ngo mubanze mubyumvikaneho mubyuzuzanyeho umenye bizanyura mu yihe nzira. Kuko nutabanza kumenya uburyo buri bukorwe nangwa buri bunyurwemo kugira ngo mugere ku ntego z'ibyo mushaka kugeraho, bizabagiraho ingaruka mwese. Biradukwiye kugira ngo tuba abagabo n'abagore buzuzanya, bakagira ingo nzima, bakabyara abana bazima, bakarera abana bazima, bazagira umusaruro ku miryango no ku gihugu. Yesu ahimbazwe cyane. amen Hallelujah. amen Ababyeyi iyo babaye babi n'abana ntabwo basigara. Ni byiza rero kugira ngo tubyitondere kandi dushobozwe n'Imana kubikora neza. Imana isumba ijuru n'isi ibaha umugisha. Turashoje ariko dukomeze gusoma ijambo ry'Imana. Ubutaha nitugaruka aya magambo tuzayasubiraho kuko numva muri iki gihe ari ku mutima wanjye kugira ngo tuganire. Kuko Satani yigabije ingo, arazishenye bihagije bishoboka kandi bituruka ku bagabo bameze nka Bahabu n'abagore bameze nka ba Yezebeli. Bapfa kugenda atabanje gushishoza. Ni byiza kugira ngo dushishoze, dushobore kubaka ingo zacu, turera abana bacu badafite ibibabangamiye kandi natwe dukora ibintu biri ku murongo nk'abantu bakwiye gushyira abandi ku murongo. Imana iduhana umugisha. Reka dusenga Imana ya Isiraheli bagiriye neza. Yaguhora ku ngoma Imana y'abizera ituye mu gihugu cyo mu ijuru se umwami wacu Yesu Kristo. Nguhaye icyubahiro cyose kubwira ijambo gitare cy'amahanga. Reka ricengere mu mitima y'abantu bawe soko y'ubugingo, risenye ibihome bya Satani, rikureho imbaraga z'abazimu n'abadayimoni. Umwuka wa Satani usenya ingo, ahagurukijwe no gusenya ingo mu izina rya Yesu w'i Nazareti muzima. Uwo mwuka ndawufata mpiri, ndawumenagura, ndawutwikisha ijambo ry'Uwiteka ryakumuriro. Ndahamagara imbaraga z'Imana kugira ngo zicengere mu mitima y'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, bashobore kubaka ingo nzima zihesha izina ryawe icyubahiro, Uwiteka Mana yacu. Kuko hari urugo ruzima niho haba igihugu kizima. Mwami Mana yacu, reka ukuboko kwawe kubane natwe twubaka ingo zacu kugira ngo zubakike, Uwiteka Imana y'isi n'ijuru, kubaka igihugu mu izina ry'umwami wacu Yesu. Ubuntu n'imbabazi zawe bane natwe none n'ibihe byose tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.